Umukobwa wacu Emeline Shanga uyu waduhaye show ewana akaduha show akadutwikira ibintu bikagenda neza, show tugashima tukanavuga ati aho bari Tazari yaduheriye aho yadutwikiye nawe ushyizemo akamurwa urawushyuhije turavivuye. Emeline Shanga nyuma yo kujya hanze video ze zigacicikana ibintu bugacika abantu benshi tukavuga ati ni ishyano bandi tukishima, video bamwe bakanacuruza bakabona umusaruro. Kuri ubu ngubu yarekuwe, ariko muri ano masaha ya saa 11 saa 12 aho ngaho akigera hanze rwose yahise atangaza ati ibagirwa ibyanjye byose. Niba agiye kongera kwibagirwa gusubira ku mbuga nkoranyambaga kuri social media, niba agiye kuvaho kongera gutwika akabyibagirwa, nibyo bintu abantu bamwe na bamwe bahise batekereza barabatse Emeline Shanga akire kurwaye ahindura ubuzima nta wamenya. Emeline Shanga rero umukobwa wacu mu kugira ngo arekurwe yarafungiye mu kigo cy'ingororamuco nyine aho bari bagiye muri rehab kugira ngo barebe yuko ibiyobyabwenge byabashira mu mutwe nyine n'abajyanama n'abandi bantu babakoraho bagiye batandukanye. Ku ruhande Emeline Shanga nyuma yo kubona yuko nyine bimaze kubashiramo babarekuye, ariko nyine hari bagenzi be ba mbere basakaje amavideo, abasakaje amavideo bo baracyarimo, ariko bano ba Emeline Shanga kubarekura kwabo ngo nuko bafashwe ibintu basa nkaho batabizi kubera ko ari ibiyobyabwenge byabakoresheje, kandi akaba ari n'ubwa mbere bari bafashwe n'inzego bashyiriwemo imiyaga kubera ko nabo basa n'abagaragaza ubushake yuko ibyo bintu wa mugani bagomba kubireka, bashyiriwemo imiyaga ariko ubutani byongera nyine nawe urabyumva. Kuri ubu ngubu rero Emeline Shanga ashobora kuba yaba agiye guhindura akazi cyangwa guhindura ubuzima, kuko mu kuvuga yuko cyangwa mu kugaragaza yuko iyo message yawe iyo ako gatweet cyangwa akantu yanditse ko kuvuga ngo ibagirwe ibyanjye byose kari gateye inkeke yahise anakubitaho private, Instagram yase ayigira private. Ikigaragara nuko rero yashaka kuba agiye guhindura ubuzima akajya mu tundi tuntu cyangwa mu yindi mishinga. Emeline Shanga ibyo ngayo nguko nuko nguko bihagaze, turajya andi ma update uko bigenda biza binyuranyuranamo, update ziragenda zibagiraho gake gatanu ku kandi.